wasanga umukeneye fata mugenzi wawe nk'uko wibaze ngo ari njye kuko utekereze yuko ejo ngo bucya bwitwa ejo rero nta muntu njya ncira akari urutega waba uri umukene waba uri umukire waba ufite inenge runaka mufata nk'umuntu nyine ku buryo isaha n'isaha nagukeneye hanyuma wa muntu noneho wahise avuga ati reka mbakodeshereze inzu amezi 2 umuntu wari usanzwe umuzi cyangwa wagiye kubona ubona biriza nyine ndi umukozi wa leta sinikorera ngo ndacuruza umugabo we twasanze ari kugisha kwishanse ariko yagize Imana abona ako kazi kuko ntabwo twese twakicara mu rugo nubwo ari make 20 ni make ya nukuri pe none se uryamye wayatoraga cyane cyane oya ubundi cyambe n'ubumvikane kandi buriya muamuza uko mumeze ntaho namukinze nawe naho yanyinze ngo rero kujya tujya gushondana ngo haba hari ikindi kibazo ahubwo ubwo ntabwo yaba ari inzara ngo haba hari ikindi kibazo amadayimoni mu mutwe yaba yabatatse nawe nganye muri banyakwigendera ngo murajya kozana noneho izindi stress ubwo buriya abantu barubashwana se baba hazi uzarebe urugo bahora batimbagura deja igihe umugabo afite amafaranga anakora pe ariko umugore atamenya amafaranga yagiye iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes kandi nizere ko umeze neza cyane udukurikirana umunsi ku munsi nizere ko wakoze subscribe nyamuneka turakora subscribe nyamuneka kuri manzi na Innocent waragoswe pe kora subscribe kugira ngo tubashe kubana migana byacu bya buri munsi n'igiti te paso nka cyatanzwe gatuza kanza babere bishambire byabuze umuvuta y'abadem cyangwa se gahanga kananiye abagugunye kuri screen muri kubona Innocent byangoye kumugeraho no kumufatisha ariko nambwiye ni mbabara uze tuganire kugira ngo tugire ibyo tubasha kumenya kaduhi kazi meze neza bashima Imana n'abantu bake aho ibyo babo n'abantu bake hari igihe umuntu aba wenda nta bushuti buhagije mufitanye ariko mutaziranye kubera se niba ngo ndashimira n'abantu bake ngiye nshima Imana gusa ntabantu ushima kubashima bo ni ku ruhare rwanjye ne giti cyawe ku giti cyanjye ariko ntabwo nazana ngo ndashima Imana n'abantu bake wasanga ahubwo abantu bake ari bo okay so ubushize nzi ko nagufatishije mburaho urengeye unakuri irengera babigoranye pe kuko mbizi ko abanyamakuru muri abantu babateka amatwi muri abanyamunwa nari mbizi kuri bumurikirana sorengeye mwana ntabwo wabona ndengeye kuko mbizi ko hari n'abanyamakuru mbere nabaga nkwebye gutyo nkazisezera agira ngo sagiye kumenya iwanjye azabona nyituye kabigiye ariko n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu ntabwo ni mu nzu ariko uzahamenya uko mbishatse ariko bishaka wabishatse se uyu munsi nkamenya basi ntabwo ndabishaka njye nshaka kugira mu rugo twareba naho uko bimeze tuzabipanga cyeka n'imbere cyo cyanzinda ariko abamagara kugira ngo nsabe ko umenye iwanjye ariko hanyuma wenda ntabwo twabafashe kuganira cya gihe ko tuba turi mu muhanda uvuye no guhaha gukererwa wasanga bo basize n'inkono ku ziko usanga ariyo mpamvu tutaraganira birambuye so cya gihe igihe mwari muri hariya aho mwari mucumbitse ndagira ngo tuganire dutuje kugira ngo tubanze gusobanukirwa umuntu wari ugucumbikiye mupfana iki nta kintu dupfana ni inshuti
nyamara inshuti bamukunze niyo mpamvu avuga ngo buriya utazigera uhemukira umuntu runaka kuko ejo cyangwa ejo bundi wasanga umukeneye fata mugenzi wawe nk'uko wibaze ngo ari njye kuko utekereze yuko ejo ngo bucya bwiteze rero nta muntu njya ncira akarutega waba uri umukene waba uri umukire waba ufite inenge runaka mufata nk'umuntu nyine ku buryo isa neza hano gukene hanyuma wa muntu noneho wahise avuga ati reka mbakodeshereze inzu amezi 2 umuntu wari usanzwe umuzi cyangwa wagiye kubona ubona biriza nyine buriya imana ni umukozi w'umuhanga mu bintu byose uzajya ukora ujye wizera imana wumve yuko n'ibyo utakishoboza hari uwabishobora keneye niyicariye ndi kwibaza n'ahantu turi bwerekere yumvira telefone y'umugisha buriya n'ujya unasenga ujya usenga uremesha ngenda senga ariko tuva mu rusengero aho sengera oya gusenga ntabwo ngo ujye mu rusengero kuko ari igihe ushobora kujya mu rusengero ukajya wirirwa usirimba ugatahira gusirimba icya mbere ni ukwizera mu mutima wawe kandi ukizera ko imana ikora kandi ihari nimba unayisabye ati imana uri guseka bati imana mfasha nkawe ukati mfasha uku kwezi nzabona amafaranga aya n'aya ubisaba byizeye ugomba kubibona ubyizeye ariko byizeye ariko uri kurusenga ujugunya ntabwo imana ikunda keye abantu bayita ni nkuko wamugana abantu bateye na imana cyane rese ngo turembe mu ishusho y'imana ese baki umuntu akunda keya kuki imana itakunda keya ugomba gusenga uteta imana nuko rero nuko byagenze umuntu abagara ati ni byiza ati imana ishimwe nabonye umugabo wawe yaje ndavuga ati ngo imana habwe icyubahiro atese umubayeho mute ndamusobanurira ati numvaga nagukodeshereza mukava aho hantu kuko ntabwo umugabo yaba mu nzu y'umuntu yaba gucumbikiye kamwe ndambuye turakoze cyane ngira ngo nibyo bya brag by'abatubuzi kiye kwagura kuri konte ndabashyira amafaranga y'amezi ati zongera kukubona abantu utakiha vuba ndetse kijya gihe yagiye wenda umugabo arafunguwe aratashye ageze mu rugo kijya gihe agitaha mwebwe nk'abantu mwamucumbikiwe mwari ufite iki gitekerezo cyangwa wenda nk'umuntu ufunguwe ntabwo afite ibitekerezo byinshi ameze nk'aho afite ihungabana bitewe n'ibintu aba yarahuye nabyo muri gereza mwebwe watekerezaga kirage cyangwa se mwe mwabitekerezaga ati ataraza cyangwa ari yaraje umunsi yari yaje uwo munsi urumva umunsi aza ntabwo yahise aza mu rugo yabanje kujya kwa nyirasenge yagiye kwa nyirasenge yabanje kujya kwa nyirasenge urumva ngewe kuko yumvaga kumwakira yaranga kuza nyine mu rugo ngatereka bazanye kwa masenge maze nitekerezaho nimagera nimara kwiyakira nzaza nibwo yaje mu rugo rero aza mu rugo yasanze situation turimo akari situation nziza y'umugabo yakishimira niyo mpamvu rero twaricaye turatekereza nk'uko nakwemba nk'umuntu yaraje abadusapotinga ibitekerezo ngewe ubuzima nari ndimo numvaga ntacyo bumara umva uvuti nta kundi ni amahoro ntakiri urwaje ariko akiza we byaramubangamiye nuko murimutse muragiye mu gihe kumeze nk'uri mu iperereza nuko oya nyine bari kugira ngo tuganire kugira ngo tumenye ngo byifashe bite abantu bayo kubera ko buriya muza musanzwe ntabwo biba byiza umuntu uzi urugero wenda nimba nkuzi nari nkuzi urumeze neza igihe kikaza kugera ibihe bikaza kuva nabi kigere nge niyo nkurebye nkaba nta kintu nabasha ukabona nubwo ntabasha gukora mu mufuka ngo naguhereza ariko wenda nabasha kuba nagukorera wenda nk'ubuvugizi hagira umugwane cyangwa umugira neza ufite icyo afite avuga ati aba bantu nyamara cyo nabasha kuba ko hano hanze hari abantu bafite imitima myiza bafite imitima ibohotse ku buryo avuga ati reka uyu muntu ngira icyo mukorera impamvu ni mu buryo tubikoramo ntago aba ari umutima mubi wenda abantu mushobora gufitana mu kavuyo bagahita ndashaka views
ndonke nanjye ariko ngiye ntabwo nabikora muri ubwo buryo kuko nzi neza yuko ubuzima ari gatebe gatoki hano ndi ejo nahava nkajya ahandi ubwo niyo mpamvu umuntu ashobora nababaza kugira ngo so muri ino minsi mubayeho gute ibyo kurya biboneka gute mu rugo ndi umukozi wa leta sinikorera ngo ndacuruza umugabo we twasanze ari kwishatse ariko yagize imana abona ako kazi kuko ntabwo twese twakicara mu rugo nubwo ari make 20 ni makeya no kuvuga none se uryamye wayatoragura nyine wenda ukorora acira abagabanya urumva kandi buri akazi keza gahesha kabi akazi kabi gahesha keza buriya ntusigiye wicara mu rugo kuko n'umuntu niyo yaba ashaka kuguha akazi ntabwo azaruta ko hari umuntu wicaye mu rugo wowe tera intambwe imwe izindi ziharira imana kuba yaragiye muri kariya kazi bishoboka yuko hari n'igihe yabona n'akandi kubera imana ariko yakomeza kuba aryamye ntabwo ari kukabona urumva rero nanjye mbere nakora guturaka ariko kuva aho umwana aziye nta kintu ndimo gukora bigoye ubu n'ushaka kumesera kuzana imyenda mu rugo ari umesera ndamubwira ati rero mfite umwana kandi ashaka kubagana pe naho ko cyane imodoka yari mugonze ejo bundi cyane nshobora kumujyana mu rugo rw'abandi ugasanga bandihishije ibiruta usanga ibirahure by'abandi kandi ntabwo ashukurangana ntabwo bamwicaza ngo umubwire ngo icara aho ngaho mu minota ingaha kureba ku jisho mu gihe wunamye ubwo narababwiye ati umuntu nimba koko numva ko ari ngiye kuko abantu bahundira ko iyo bafuriye imyenda yabo ntabwo njya gupfubya hari abantu bapfubya icyo kuri bamugana ubwo rero ndamubwira ati rero nimba unyizeye wumva ko nta kibazo yohereze njyewe nimugoroba ndayikuzanira utakunda nicara nyine tugategereza Uwiteka nise hari ibintu abanyarwanda bakunda kuvuga ngo ntaje uteme inzara itemamara wewe mu muryango wanyu ntabwo mukimbirane ntabwo tujya tuzamo wenda bitewe nuko inzara iri gutemamara wenda rega tujye natwe kureka kwikurira umuvumo umugabo afite akazi kagaragara avuga ngo byasingaye kuyajyana ahandi ntabwo ngo ukwimye nahaba gukinze turaziranye ubwo se dufite inzara dufite amakimbirane dufite ukuryana ugaterwa nawe mukitera cyane oya ubundi cyambere no bwumvikana kandi buriya muza uko mumeze ntaho namukize nawe naho yanyinze rero tujya gushondana ngo haba hari ikindi kibazo ahubwo ntabwo yaba ari inzara haba hari ikindi kibazo amadayimoni mu mutwe yaba yabatashye nawe ubwanyu muri banyakwigendera ngo murajya kuzana noneho izindi stress ubwo buriya abantu barabashwana baba bahazi uzarebe urugo bahora batimbagura deja hari igihe umugabo afite amafaranga anakora pe ariko umugore atamenya amafaranga yagiye aho baratemana babawe harashya cyangwa se ugasanga ntabwo umugabo wabona mwese mubyukira ahangaha mwese muryanye mukabyukira rimwe ngo nurangiza ngo mushwane ahubwo imibare yaba yagiye burundu n'abandi bashwana nuko baba bamaze guhaga barabona nta kintu umuntu akeneye undi mbese cyangwa umwe mu gihe nk'uko hano mu buzima turimo twese turakeneranye yego rero hari igihe kigera ugasanga umwe noneho yisumbye hejuru zagikeneye undi aho harashya urumva twese turi ba nyakwigendera turi ba papa n'abama byirire twarwana bishingiye reka so wenda ukurikije ubuzima wagiye ubanaho na Sadunda mu bihe bigiye bitandukanye ugasanga umunsi umwe muri kumwe yagiye yataye urugo ubuzima mwabanyemo nirihe somo bwaguhaye isomo ryamaye iby'isi ni gato bigatoki kandi mu gihe gifite umubiri ntukiyemere ntukumve ngo uri hayi waba ukize waba ukennye ubuzima ni danje yego icyo navuga ku cyo ureke gufata ubuzima ngo ubuterere inyuma yambona nk'abantu ukabona afite amafaranga ari hayi ugasanga wa undi baruhanye ari kumureba nk'ikimbwe hanze inshuti yanjye iyi si
urazamuka ugahura n'abamanuka nawe ejo uzamanuka uhure n'abazamuka ntukiyemera amafaranga n'amashyitsi ubuzima bwiza urimo akanya gatoya bwahunga uyu mubiri ureba uyu urabora nukubara se ahubwo nta nubwo ushobora no kuwubona ushobora kumbona ubu ngubu nicaye gutya minota mike ugasanga ibintu bigenze neza cyangwa ahubwo none nsubiye inyuma kuruta uko naremeze cyangwa ugasanga nsubiye inyuma rusenge bigende neza kugenda nawe batoka shitani hoya ureka iga kwakira ibintu byose bikubayeho nka kuri uyu mugabo yagendaga iyo nza kuba undi mugore w'imbeshu naragiye mu bindi hanze hari abasore bafite amafaranga bafite kajya kuhareba kuhabona cyane ngo ujye kurunguka ndebe ugasanga ndararutse ariko kuba naranshime n'Imana kuba yaramagazeho ikankomeza mbone no kubwira abantu ibibazo byose bije ntago ari ngombwa ngo usare tuza ikintu cyose ni impamvu z'igihe igihe iyo kibisobanuye ubuzima burongera bugakomeza ngira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibi no mu byiza tujye dushima Imana amen avuga ngo sinsenga ijambo ry'Imana rivuga ngira ngo dusoza nagira ngo ugire icyo wisabira abantu bakuze cyangwa se abantu bashobora kuba bakwishimira wenda ugira wenda nk'iyo wahuye n'ibyago ukabasanga bagufasha mu mugongo gusanga mbese mu bibi no mu byiza mukaba muri kumwe ndagira ngo ugire icyo ubisabira dusoza ngira icyo mbisabira cyangwa ngira icyo mbabwira ngira icyo ubisabira cyangwa ugira n'icyo gira icyo ubabwira ugira n'icyo ubisabira byose bikore cyarimwe mbere hari abantu ashaka ngo mujya kuri kamera ngo musaba gusaba biratandukanye gusa abantu bose badukurikirana ndakeka bari bamaze n'iminsi batanambona bamaze igihe utagaragara hari igihe umuntu abiba ngombwa akitekerezaho niyo mpamvu cyagera wenda ibintu bya kamera simbikeneye ibintu bya kamera ni ukuri niyo mpamvu ntabwo bikingurura cyane kuko hari icyo nabonye hari icyo byanyigishije hari icyo kamera nkwe cyatumye momba urumva ubuzima ni muzunguruka abantu bose badukurikirana ndabashimira cyane kandi ndabakunda n'umuntu wese ugira icyo afasha Imana nimba ikubwiye ngo ku munsi gerageza nibura nimba hari ikintu ufite usangire na mugenzi wawe birabaje cyane kubona hari igihe waba uri kumena ibyo kurya muri kimoteri kandi hari abashonje singiye no kwivugira kuri njyewe hariho n'abandi bariho nk'uko nanjye mbayeho ariko buriya nimba hari icyo ufite fasha mugenzi wawe kandi nimba nta n'icyo unafite umusabire ku Mana umugisha nabyo ntacyo biba bitwaye umuntu rero wagize udukurikirana udukunda Imana ikomeze imuhe umugisha kandi kuba mu kigeragezo bituma umuntu akomera ntago kuba mu kigeragezo bivuze ko wiheba komera kandi ushikame Imana irahari urakoze cyane katugushimire kuba wakiriye ubutumire bwacu kuba tuganira nabyo n'iby'agaciro katugushimire cyane ndizera ko wenda ubutane tugukenera tuzabasha kukubona Reka tubashimire mwe mudukurikirana umunsi ku munsi mwe mukora subscribe n'abatakora subscribe ndibaza ko uyu rero umwanya kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kora subscribe kuri Manzi Innocent ubundi ubashe gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ibarinde.